Shalom, shalom, ubwoko bw'Imana ndabashoboje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugira amahoro. Nk'uko mumaze kugenda mubimenyera, ndi Eric Uwayesu. Imana yongeye kutwemerera kugira ngo uyu munsi tubashe kongera gusangirira hamwe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero dusenge Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Imana y'ubutware n'ubushobozi. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe rirarema ibyabayeho tutarabaho, ijambo ryawe rifite imbaraga zo guhindura. Turasenze kugira ngo umuntu wese ukurikira ijambo, umuntu wese uteze amatwi iri jambo, rigire icyo rirema, rigire icyo ryubaka, rigire icyo rihindura mu buzima bwe. Uhimbazwe kuko ubikoze, icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 21. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, dukomeze tugarukire ku murongo waho wa 13. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Titire yaho iravuze ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Tomu witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababwira ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato, murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Nubwo wenda twagarukira kuri murongo wa 6, abadukurikiye mwazakomeza gusoma iyi mirongo yindi yo hasi, ariko reka wenda tugarukire ahangaha kuri uyu murongo wa 6. Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye rivuga ngo Yesu yongere akwiyereke. Yesu yongere akwiyereke. Ndagira ngo mbanze rero mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana mwebwe munkurikiye. Nk'uko tugenda tubibona kuri statistique za Hoziyana TV, turabibona ko bakurikira ibiganiro dutambutsa bari mu migabane itandukanye y'isi. Abari rero muri Canada ndabashuhuje cyane, bari muri Amerika, abari muri Europe ndetse no muri Afurika by'umwihariko, cyane cyane mudukurikira. Imana ibahe umugisha, biratunezeza. Comment mugenda mutanga ziratwubaka. Imana ibahe umugisha. Mboneraho kukwibutsa kandi wowe udukurikiye ari ubwa mbere, kugira ngo nawe ukore subscribe, kugira ngo bikorohere kujya ukurikira inyigisho dutambutse.
Imana rero ibaho umugisha. Twasenze, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusomye mu butumwa bw'iswa bwanditswe na Yohana. Imana yashyize ku mutima wanjye intego ivuga ngo Yesu yongere akwiyereke. Mu buzima tuvukiramo kuri iyi si, ubuzima tubayemo, ubuzima tubayeho, nta muntu uhitamo aho avukira, nta uhitamo aho azavukira, nta uhitamo abazamubyara, nta n'uhitamo igihugu azavukiramo. Ariko ibindi byose umuntu amaze kugera ku isi, Imana iguha uburenganzira bwo kubihitamo. Buriya mu buzima aho wavukira hose, wavuka ku muryango ukomeye, wavukira mu muryango w'abayobozi bakomeye, wavukira mu bitaro bikomeye cyangwa se byoroheje, cyangwa se mu rugo nkuko hari abagiye bavukira mu macumbi yabo. Ahantu hose uzavukira muri iyi si, kabone nubwo wakwisimbukuruza ukajya hejuru ukavukira muri Mars, hari ikintu uzavukana muri wowe kizagutera gukenera Yesu byanga byakunda mu buzima bwawe. Nubwo wabona ko utamukeneye, hari kizagutera, hari umunsi, hari igihe kizagera ukabona ko umukeneye. Kubera kizamukenera Yesu no umwuka, ni Imana. Yesu ubwe afite imbaraga zo kurema, afite imbaraga zo guhindura. Yesu muri we harimo imbaraga zikora ibyo abana b'abantu bose batabasha gukora. Mu matangazo menshi tumajije kumva, nta muntu ndumva abwira abatuye isi ngo ababwire ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, cyangwa se ngavuga ngo niyemeje gukemura ibibazo by'abantu bose batuye ku isi. Ariko Yesu ubwo yari amaze kwambara umubiri, amaze kuba mu isi igaragara, mu isi bifatika, yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yesu ni karuhura. Iyo umugezeho uraruhuka. Haleluya. Iyo umugezeho ubabaye aguha umunezero. Iyo umugezeho wabuze icyerekezo aguha icyerekezo. Iyo umugezeho amaganya yakubaye menshi arakuruhura. Yesu agere mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Abantu bahuye na Yesu barumva neza ibyo ndi kuvuga. Abantu Yesu yiyeretse barumva neza icyo ndimo ndashaka gusobanura. Niba mu buzima bwawe unkurikiye utarahura na Yesu, reka Yesu akwiyereke mu izina rya Yesu. Haleluya. Munsi umwe ngo abagabo barimo bagenda, bagiye kumva bumva mu mitima yabo ngo bumva harimo amahoro, barimo bagendana nawe ariko batabizi ko bari kumwe nabo. Ngo bumva mu mitima yabo harakeye, bumva ibintu by'imijinya byagiye, bumva ibintu by'uburakari byagiye. Reka nkubwire, iyo Yesu ari kumwe nawe, iyo Yesu yaje mu buzima bwawe, hari ibintu bihinduka. Umutima uzana amahoro, umutima ugarura ibyiringiro kubera ko yaje mu buzima bwawe. Mu ijambo twasomye, ubundi Yesu yiyeretse ababigishwa bari ku nyanja, Petero ndetse na bagenzi be. Abiyereka yari ku nshuro ya gatatu. Yesu yiyerekana nyuma yo kuzuka. Bwa mbere Yesu yiyeretse Mariya ubwo yari yagiye ku gituro. Yiyeretse Mariya wari wajyanywe no kubaza umwami Yesu, kureba uko umubiri w'umwami Yesu umeze. Ahageze ngo asanga Yesu ntari mu gituro, aramushaka aramubura, agira ubwoba, atangira kurira, atangira gutaka, yibaza aho umwami we yagiye. Mu gihe akibyibazaho ngo Yesu aramutungura. Haleluya. Yesu aramutungura, aramwiyereka, aramubaza ngo mugore kurira kushavuye wabaye iki? Umugore aramusobanurira, aramubwira ngo naje hano gushaka umwami wanjye, none nsanze adahari. Yesu aramwiyereka, aramubwira ngo ni njyewe. Undi aramubwira ati nyemerera gukoraho. Yesu aramubwira ati ntabwo igihe cyo kunkora hari iki, ahubwo uva hano, genda ugende ujye kubwira abigishwa, ubabwire ibyo ubonye, ubabwire ko nazutse. Haleluya. Yesu tuvuga rero ni uwapfuye akazuka, afite imbaraga zo kuzura ibyacu byapfuye. Bwa kabiri Yesu yiyeretse abigishwa be, ubwo yabiyerekaga icyo gihe Toma ntiyari ahari.
Yesu arabiyereka abereka inkovu zo mu biganza bye, abereka mu rubavu rwe, abereka mu ruhanga rwe ikamba ry'amahwa, arabiyereka baramubona, abereka ibirenge, abereka ko ari we, abereka ko ari Yesu. Ngo baranezerwa cyane, banezezwa n'imbaraga, banezezwa n'ubwiza bamubonanye, banezezwa n'amavuta bamubonanye. Yesu rero yongeye kwiyerekana ku nshuro ya gatatu, ariho haha twasomye, yiyereka Petero ari kumwe n'abagenzi be. Petero na Yohana, uriya bavuze ngo umwigishwa ngo Yesu yakundaga, uriya ni Yohana, nubwo batanditse izina ariko ni Yohana uvugwamo hari. Yesu arabiyereka, ariko abiyereka agiye gukora ikintu gihindura ubuzima bwabo. Aba bagabo ngo bari baraye ijoro ryose baroba. Reka mbibutse ko Petero na Yohana ndetse n'abandi bagenzi be bari kumwe bari abarobyi babimenyereye, bari abarobyi bafite experience, bari abarobyi babizi mu buryo bukomeye. Baraye ijoro ryose barimo bararoba, ariko ngo ntibagira icyo babona. Barakabakaba ahantu hose mu nyanja ngo barebe ko bafatisha amafi barayashaka barayabura. Yesu ngo abatungura mu gitondo cya kare, umuseke utambitse. Yesu ngo araza, ngo ababonye arabahamagara. Haleluya. Ngo ariko ntibabanza kumumenya, ntibamumenya. Ariko ngo umwigishwa wa Yesu, ngo Yesu yakundaga ari we Yohana, ngo aramumenya, ndetse abwira Petero, aramubwira ngo uriya ni umwami wacu Yesu. Haleluya. Aramubwira ngo Yesu yatugendereye. Yesu ababonye ababaza ikibazo cyiza cyane nifuza ko nawe yakubaza muri uyu mwanya. Yesu arababaza ngo bana banjye, inshuti zanjye, mufite ibyo kurya? Mu yandi magambo ari kubabaza ngo finance yanyu imeze ite? Haleluya. Ari kubabaza mumeze mute, ubuzima bwanyu bumeze mute muri iki gihe? Baramubwira bati databuja nta kintu dufite, ntacyo. Yesu kuko ntahishwa amenya byose. Haleluya. Yesu yari amaje kumenya ikibazo bahuye nacyo. Ndagira ngo mubwire, utaravuga Yesu azi ikibazo ufite. Haleluya. Utarasobanura byinshi Yesu azi ikibazo ufite. Niba ari uburwayi Yesu arabizi, niba ari intambara Yesu arabizi, niba ari amagambo uhura nayo Yesu arabizi. Haleluya. Ushobora kuba waragerageje gukora ibishoboka byose, ukagerageza ntugire ikintu ufatisha, kandi uri umuhanga muri byo, ubizobereyemo, ariko bikanga. Ariko Yesu agiye kugutungura, avuga ijambo rimwe gusa. Haleluya. Avuga ijambo, wowe icyo usabwa no kubaha ijambo rye. Yesu agiye kuvuga ijambo rimwe gusa, uryubahe, unyemerere wubahe ijambo rye. Nukora ibyo akubwiye, ugakora icyo avuze, haleluya, urabona impinduka mu buzima bwawe. Yesu arababwira ngo nimufate urwo rucundura murushyire iburyo bw'ubwato. Mufate urwo rucundura. Reka hari ikibazo umuntu yakwibaza, eske ko bari baraye ijoro ryose baroba, buri ruhande Yesu yababwiye ntabwo bari barugezemo? Ntabwo bari bahashakiye? Umva igisubizo ni iki, barahashakiye, bari baharobye ariko biranga. Ijambo rya Yesu rirema, haleluya, ririmo imbaraga, rirahamagara. Umuririmbyi yigeze kuri mbavuga ngiya bihamagaye biritaba. Ijambo rya Yesu rihamagara amafi. Reka nkubwire, ushobora kuba umaze igihe ushakisha byaranze, ushobora kuba umaze igihe ugerageza byaranze, ushobora kuba umaze igihe udepoza akazi karabuze. Ikintu utegereje ni kimwe, utegereje ijambo rya Yesu, utegereje ijambo rya Yesu. Yesu agiye kuvuga ijambo mu buzima bwawe, akwiyereke bundi bushyashya. Umva icyabaye. Haleluya. Ngo bamaje gushyira urucundura iburyo bw'ubwato, ngo amafi yuzura menshi cyane muri rwa rucundura, ngo kugera n'ubwo bo ubwabo bananirwa guterura, ngo bahamagara baza kubafasha. Reka nkubwire nshuti yanjye guhanurire muri uyu mwanya. Yesu agiye kuvuga ijambo, ahamagara ibintu byari byarabuze mu buzima bwawe bigiye kugushakisha. Hari ibintu wirukanse inyuma, hari ibintu ushakishije igihe kirekire bikanga, hari ibintu warariye amajoro ariko ntubifatishe. Tegereza ijambo rya Yesu. Yesu agiye kukwireka bundi bushyashya. Ndagira ngo Yesu akwiyereke. Ni message, ntabwo message dutinda. Yesu akwiyereke. Umaze igihe urwaye, Yesu akwiyereke. Umaze igihe mu bushomeri, Yesu akwiyereke. Umaze igihe mu buseribateri, ibintu byaranze, warambagije abakobwa benshi barakubenga, Yesu akwiyereke.
umaze igihe utegereje ko hari uwakubwira ngo mwubake, hari uwakubwira ijambo ryiza wa mukobwa we, ntawe uhari. Yesu agiye gutegeka. Iyo ategetse akakwiyereka ugira ubundi buhamya. Aba bantu bakize ubundi buhamya, bahindura amagambo, ibintu birahinduka. Nyuma y'intambara, nyuma y'ibigeragezo, nyuma y'ibikugose, nyuma y'ibikurwanya, emerera Yesu ategeke. Ijambo rye rirabihamagara bikitaba. Yesu yongera kwiyereke. Ubuhanuzi bw'uyu munsi buravuga ngo Yesu akwiyereke. Yesu akwiyereke, akuremera ubuhamya bushya. Yesu akwiyereke, akuremera amashimwe mashya. Haleluya. Yesu akwiyereke. Ntabwo nzi ikibazo ufite wowe nkurikiye, ariko ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite, Yesu nakwiyereka kirarangira. Ndagira ngo dusenge Imana. Fatanya nanjye gusenga. Fatanya nanjye gusenga, kandi gusenga kwacu kube kurimo kwizera. Fatanya nanjye gusenga Imana. Yesu yohereza ijambo, akwiyereke, ubuzima bwawe buhinduke. Wirirwa mu kazi, mu muhanda ushakisha byaranze, reka Yesu akwiyereke. Reka dusenge Imana. Mana Data twese uri mu ijuru. Haleluya, haleluya. Yo jambo ryawe ni ukuri. Wiyeretse Mariya, uramwiyereka Mariya Magdalene, uramwiyereka umutima wuzuye umubabaro, ugarura ibyishimo. Wiyeretse abigishwa bihebye, bagarura amahoro mu mitima yabo. Wiyeretse Petero na Yohana, urabiyereka ndetse n'abandi bigishwa bari kumwe nabo. Urabiyereka baraye ijoro baroba ntibagira icyo bafata. Ubiyereka mu gihe gito cyane barafata biremera. Tegeka, ohereza ijambo ryawe. Wiyereke ku muntu wese, ku mubyeyi, ku basore, ku bakobwa, ku bagabo, ku basaza n'abakecuru n'abana bato. Wiyerekane, uremo ubuhamya bushya, abantu bayibongere bakubona. Nuhembazwa kuko ubikoze. Icyubahiro nikikugarukire, kumugisha umuntu wese ukurikira ijambo, kandi amavuta, haleluya, n'imbaraga biherekeza umuntu wese. Icyubahiro kikugarukire, uhereye none ukagiteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana